byarangoye akimara kumuha amafaranga 60,000 kuko yarambwiye ati nicyo gihembo cyanjye maze gusohoka ubwonko sinzi kuntu bwajemo nk'ikintu kiri nk'igihu nyoberwa inzira inyura mu rugo incundi muhanda aho gutaha nerekera mu nzira zinyura naciye muhanda nza kwisanga mu masaha y'ijoro namagaye n'umukobwa ari girlfriend telefone si yumva sinyifashe afata umuhanda aza kundeba ku kazi mu gihe aciye inzira iri bumuzane ku kazi asanga ndyamye mu nzira rwagati byarangoye nageze saa 4 bampaye ibyo guteka saa 6 zigeze bose bajya kuryama ngo ibi byo kurya ubyirire kandi tuzabigukata ntituranavugana umushahara ndabati Imana kubera iki nkomeje kubabazwa n'ubu buzima n'iyi mibereho Nyabugogo yakuyeho telefone akuyeho telefone ikintu cyambayeho niki naraye Nyabugogo muri gare cungana na bag yanjye ko Marine zitamemukira noneho haza umuntu nabona ngezeho ambwiye ati se imodoka zijyanze ziragenda ryari kugira ngo ngaragaze ko neze kandi se ndateza n'amafaranga ya tike ntayo mfite mwana w'umuntu kiramuremerera kikamugora ariko iyo izeye Imana iramurwanirira ikamutabara ikigeragezo cy'ubukene kirahanda kikagora ikigeragezo cy'ubupfubyi kirahanda kikagora ikigeragezo cyo gupfusha kirahanda kikagora ikigeragezo cy'ubushomeri kirahanda kikagora reka tubasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza aho muri hose mudukurikira reka tubashimire ko rero mugenda muduhereza ibitekerezo ku nkuru tugenda dukora umunsi ku munsi kandi ibyo bitekerezo turabishima turanabyishimira cyane aho hantu hose muri mugenda mudukurikira bari mu Rwanda bari mu mahanga hirya no hino bari muri diaspora zitandukanye reka tubashimire rero kandi mukomeze muduhereza ibitekerezo tunagushimira wowe dukurikira ari ubwa mbere ariko tunagusaba kugira ngo ukande subscribe ni uburyo bwo kugira ngo ujye tubona ibiganiro byacu tukibishyiraho ubone notification rero aha turi muri hotel St Paul hagiye hari service nyinshi zitandukanye ku bantu bazakenera sale abazakenera biro zo gukodesha ndetse n'abandi bantu bajye mu kwezi kwa buki ahantu haba hari ahantu heza ho kuruhukira hari amacumbi rero hari na jardin nziza gukoramo ibirori by'umwihariko centre St Paul bakirana urugwiro abaje babagana rero uyu munsi kuri kamera za VISIONTV turi kumwe n'umusore tugiye kuba tuganira n'umuhanzi reka muhe umwanya atangire twibwira hanyuma tukomeze n'ikiganiro cyacu tuguhaye ikaze murakoze cyane amazina nitwa Kizimana Elisa aha turi rero ni Kigali wageze i Kigali uti uburyo nageze mu Kigali naje ari gushaka ubuzima naje mvuganye n'umuvandimwe wakoraga Kimisagara mubwira ubuzima nari ndimo bwari bugoranye hanyuma yuko abo twagiye dukorana bari bagiye bampemukira bakanyambura no kwiyakira rimwe na rimwe bikanga nkumva no kuba yewe ndabyanze aza kumbwira ati ngwino dufonde ubuzima bundi bushya nzi Kigali gutyo nzi ariko nta kindi kintu ndebaho negamiyeho impamvu abantu bahiryo ngo za Nyamasheke n'ahandi hakure tugena twumva ngo baraje baparamiye ibikamyo baje muri ubwo buryo wowe waje n'imodoka wicaye wakatisha itike nta kibazo naje nakatishije tike naje mfite uwo nza nsanga ntabwo naje nanone nje kuba ku muhanda bya bindi bajye bavuga yego uravuze ati rero ngo abantu bagiye bakwambura wakoranye n'abantu bangaye barakwambura nakoranye n'abantu batatu uwo twabanje gukorana twakoranye umwaka wa kabiri dukorana umwaka wa kabiri dukorana amezi 2 binamugora kumpemba n'abantu batatu urebye se impamvu bakwamburaga nuko cyangwa nawe witwaraga nabi mu kazi nyine bakabona udakwiriye ibihembo ntabwo ari ukudakora neza n'ubunyangamugayo bo ubwabo babuze kuko nko twakoranye bwa mbere
twakuranye dufitanye icyizere gishoboka kuko nabashaga no kuva mu ntara nkaza kurangura amatewusi mfite amafaranga atari makeya 400 yanashira akanyohereza ndi mbasha gukurikirana abakozi ba salo mbasha gucuruza muri shop ye nkanakurikirana ibijyanye na decoration igihe yabaga adahari nabaga mpamubereye kandi byose bikagenda neza tubana mu buzima bwo kuvuga ngo reka dukorane azangabira azangororera tuzabarana umwaka nushira nanjye ngire business nkora ngendera kuri icyo kintu cyo kumva ko hari ahazamfasha kugera ariko ntibyarangiye neza nkuko nabitekerezaga. Birangira kwambuye. Byarangiye nyambuye mu gihe cy'umwaka kirangiye byaje kuba ngombwa ko ashyingirwa n'umudamu we. Bamaze gushyingirwa ifunguzo uko nari nzifite ari 3 urwa mbere barunkuraho urwa kabiri ati rwatakaye n'urwa gatatu nari sigaranye barunkuraho sinamenya ko ari gahunda bafite yo kugira ngo ahubwo bo banyirukane kuko umudamu nari maze kumenyereza akazi amaze kamenya neza ari nka saa moya z'ijoro aramamagara ati Elzengu no nkubwira ati umaze igihe ukora warananiwe waramfashije haba mu bukwe wambere muvandimwe none ndagira ngo ugiye muri konji reka mbe nguhaye udufaranga turagufasha muri konji simenye ko ari umunsi wo kurangiza akazi kuri nje agiye kuguha udufaranga uravuga yego umubyeyi ndagushimye naranashimye cyane numva ndishimye amafaranga 60 amaze kama ntambwira ati iki ni igihembo cyawe ati yakayi twakoreragamo urabizi twarayitaye nta kuntu twakora controle ngo tugabane kuri prusa twari twemeranyije atahubwo ayangaya niyo nabonye ngomba kuguhemba ntekereza uburyo namukoreye umwaka wose mbyuka saa 11 nkataha saa 6 z'ijoro abakirimo hano twari dufitanye ntibari bakina mwizera nka boss ye baga komande baratubwiraga ati oya dushaka pasteur ko ari we uri budufashe pasteur ninde ubwo bampimbaga bari banzi ku izina rya pasteur ni izina rya pasteur niryo narinzwiho yaba ku ishuri yaba n'ahandi muri quartier abenshi n'amazina yanjye ntibari bayazi cyane bari bazi izina pasteur haba no muri business ntekereza buryo ki mukorera niba ari n'ururabo rugura amafaranga 500 arugurisha bitatu yose nkayashyira muri kesi ntavuze ati inyungu runaka ngiye mfiteho birambabaza arambwira ati amafaranga ngo 60 ni igihembo cyishimwe ko twakoranye neza nibishoboka tuzasubira gukorana. Aho mwakoreraga mu kaye karere yari Nyamasheke nahitwa mu Ityazo byarangoye akimara kumpa amafaranga 60 kuko yarambwiye ati nicyo gihembo cyanjye maze gusohoka ubwonko sinzi kuntu bwaje mu nk'ikintu kiri nk'igihu nyoberwa inzira inyura mu rugo incundi muhanda aho gutaha nerekera mu nzira zinyura nacundi muhanda nza kwisanga mu masaha y'ijoro namagaye n'umukobwa ari girlfriend telefone si yumva sinyifashe afata umuhanda aza kundeba ku kazi mu gihe aciye inzira iri bumuzane ku kazi asanga ndyamye mu nzira rwagati biramutungura niko kuntorosha amafaranga sinari nkitekereza sinarinzi aho nageze ibyo waro bitewe n'umubabaro w'uko bakwambuye wowe ugeranyije muri uwo mwaka wose wumvaga wari ukwiye guhabwa nkangahe ugeranyije n'akazi wakoze icyo gihe bitewe n'uburyo twakoranye n'uburyo twari dufitanye icyizere ntibyari kujya byibuse kuko abakozi ni nanjye bahembaga ukwezi kwashiraga ntaho yahuriraga abahemba barazaga kambwira ati dukeneye amafaranga cyangwa akamubwira ati mugenda abahembi numvaga byibuze amafaranga makeya nari kuba maze kuba saving ntari kujya 480 kuko umukozi twari dufite hembwa makeya kandi ubona ko ari yakwiye byari 15 w'umukiri nawe ngaho kuri salo ngiye mu gihe yambwiraga ati ntabwo nagwemba 25 cyangwa 30 cyangwa na 40 tibite n'uburyo dukorana ndashaka ko dutandukana nawe ugize business nkura mba muri icyo cyuka uwo ngo abagukuje haragukarabya niko bajya bavuga yarankarabije kwiyakira biranga numva n'ubuzima buranze kwiyakira byaje nka nyuma y'ibyumweru nka 2 gutyo hafi 3 mu mutwe bahora banka saringa mu rugo bakampa story bambwira ati ihangane komera biriya bibaye ntabwo ubuzima bwe buhagaze wa girlfriend wawe nawe akaguhora hafi girlfriend yagiye ansura cyane kuko yanaje kunsura hanyuma azanye amafaranga yari yatoragwe ko byose nanajugunye na telefone ibyo nari mfite nako mfite mbitse nari najugunye ntungurwa nuko ambwiye ati se nta mafaranga yataye ndamubwira ati ntayo nta telefone se wari ufite ndamubwira ati ntabyo nzi mu rwo tungurwa nuko abwiye ati mwakira ibyo mbazaniye nasanze aryamye mu nzira
niko kubahamagara, niyo mpamvu cyagiye mwasanze ndi kumwe nawe. Ntabwo twari dufitanye gahunda yo guhura nk'uko abantu bahura bari buganire, ahubwo namusanze ngiye kumushakira ku kazi. Abo warabashimiye harimo na girlfriend wawe cyangwa uzamushimira mwabanye? Navuga ngo icyo namwituye ni ukuba ntavuga ngo namubangikanya no kumukundiraho. Nicyo kintu namwituye gikomeye kandi nzanamwitura turi kumwe mu buzima bwacu bwa twembi. Muracyakundanye? Turacyakundanye kuva 2016. Nuko hari aho wavuze ngo nuwahoze ari girlfriend wanjye, ubwo nari ngize amatsiko yuko wenda mwaratandukanye. Ntabwo twatandukanye, turacyari kumwe kuva 2016 rwose. Turamushimiye cyane n'umwana mwiza. Yarakoze, nanjye sinabona uko mushima uretse kuvuga ngo iyo mwijuru itibagirwa imirimo aba ari izakomeza kumuha umutima mwiza yangaragarije kandi n'ubu akifitemo wo gutandukana n'abandi akiha agaciro, kandi nanjye iyo muvuga banumva mvuga umuntu w'agaciro kuri njye. Yego Elize, uri umuhanzi nabyo turaza kuza kubigera, ariko tukiri aho ngaho mu nce ziri epfo za Nyamasheke tujya twumva umuco uko ngo abasore mwemera abakobwa babanje kuba ku mafaranga. Yego nawe yarayaguhaye? Ntabwo namukundiye amafaranga, sinanamukundiye amashuri, ahubwo namukundiye amateka mabi yanyuzemo. Nkimumenya bwa mbere ntabwo nari namuzi, yantambutseho ndi muri shopu, atambuka mu muhanda, numva ndamukunze. Yewe imbere yanjye hacaga n'abandi beza kumurusha, abanyeshuri bo muri kaminuza, ariko atambuka nabonye mukunze ndanasohoka njye kumukurikiza amaso. Nibagirwa kwegekaho shopu, fata inzira ndamuherekeza, atazi ko ari umuntu umuri inyuma wamutekereje. Nyuma yaho yaje kugaruka aza kugura icyo bita plant yo gushyira ku mutwe. Nahise nzimya itara. None nkizimya itara mutira telefone ati niza muri kenda n'umuriro wanjye ugiye. Noneho niko gufata telefone yanjye nyishyira silencieux ndibipa, bafashe akanimero kiwe. Ubundi muha ibyo yashakaga, mitamubwira ati umuriro ndabona unaje. Ubwo ngubwo ntihamenya gahunda yanjye, ntihamenya gahunda zanjye nashakaga. Aragenda baramukorera, aje kwishyura kuko ari njye bishyuraga ababaga bamaze gukorerwa. Yaje namaze kumutekerezaho, yaje kwishyura, amaze kwishyura nahise muha gift y'ururabo. Biramurenga yibaza what? Aragenda aravuga turakoze cyane. Nimugoroba nza kumwereza message ndamubwira ati mwiriwe sister. Aransubiza ati yego. Namaze amakuru yanyu, ariko kuvuga izina sheri numvaga ari byo biri kundwanira moto. Ko nkabatura mukobwa ndamuhera he? Niwe mukobwa mbere mwari mukundanye? Ntabwo ari twa tukundanye, nari mfite aba proposa, hari love yo kwishuri, love school byabayeho, ariko nkimubona byose byahise biba format mu mutwe. Byabaye format rwose. Elize, ubu nta mu bakobwa bari kudukurikira ntawe uzatubwira ko wamubeshya wamuhemukiye? Oya, ntawe rwose, ntawe. Hanyuma ye ntawabayeho, nta nuzabaho, ni uriho kandi ni uzahoraho. Wagiyeyo urya isake ngo babahereza amasake za Nyamasheke? Aya ntabwo nagiyeyo ngo njye isake, ahubwo nje gutinyuka kumubwira ko namukunda, numva namukunze. Yambwiye amagambo ntazibagirwa. Yarambwiye ngo ese Elize, wankunze unkundiye iki? Hari abamotari bankunda, hari abashoferi bankunze bikorera, hari abapolisi bankunze bikorera, hari abasirikari bankunda bikorera, hari abadiregiteri b'ibigo bikorera, hari n'abasore yewe bari muri theology y'abapasiteri bikorera, bazikorera. None wowe kutikorera ukabukorera boss uwo nguwo ntazi nayaguhemba, ati okay uje mu kibuga, sinzi niba igora ryawe rifite garidiye uzakurindira neza, ngwino hangane nabo bose. Nese ngira ubwoba, ndavuga ati umuntu ngiye gutya ntari buze kunteza abo dusengana ko yanteye indobo. Nawe yari umukristo mwasengeraga hamwe? Nari ntarakanamona ku itorero, ariko hanyuma tuje kuganira mbwiye ko asengera kuri Methodiste, aho nasengeraga Kibogora. Nanjye nsengera muri Methodiste ya Kibogora. Nza kumva ko ahubwo ibintu nagiyemo ntabizi, ndavuga ati umuntu azanteza abantu. Muri korale barahita bampagarika, sindaba nkitwa umuyobozi. Noneho muri korale bahagarikaga abasore bakundaga abakobwa?
navuga ko navuga ko yanteye indobo kiraba igisebo na bamwe bangiraga icyizere ati pasiteri ibiki n'ibiki barabateye wa muntu burya ateye ukwe nta kumwizera yego ariko mu byo namukundiye sinamukundiye igihagararo afite cyangwa uburanga nari mubonyemo naje kumukundira amateka ye yarambwiye mabi yabayemo reka mvuge pasita kuko n'ubundi barabikwitaga niba ugifite ya mico myiza yatuma umuntu akwita pasiteri ni byiza uzakomereza mu by'ukuri uretse kubeshya ngo ntabwo namukundiye igihagararo ngo si uburanga umuntu wakundwaga n'abasirikare abapolisi abo bize teoloji n'abaki mu by'ukuri ntafite uburanga aranabufite ariko hanyuma yuko tumaze kuganira oya sinabubuze nabwo arabufite pe kandi aranyuze ahubwo ikintu naje kumukundira cyane cyatumye ntanamuhemukira ntanabona n'undi mukobwa ngo numve shatse kugira andi marangamutima yego ni amateka yambwiye yabayemo uburyo yaje kumbwira uburyo avuka mama we yamutaye aza kuzamenya mama we afite imyaka 9 ambwira ko kumenya mama wiwe ku myaka 9 aribwo yatangiye inzira y'umusaraba y'ubuzima bwe kugeza yewe n'ubu aza kumbwira uburyo ki yagiye muri Kongo arabagira neza bamujyanye aza kumbwira uburyo ki yabayeho aba mu buzima bwo gutotezwa bwo gukoreshwa imirimo y'ingufu y'imbaraga cyane ababazwa kandi ari kumwe n'uwitwa ko ari mama we wamubyaye kuko ubundi yabaye mu myaka 9 uwo yita mama we atari we mama we ambwiye situation z'ubuzima bwe ndavuga ati usu umuntu wo kongera kubabazwa yarababaye bihagije mwemerera kuzamufasha bwo kwibagirwa umubabaro nkamubera mama we aho yamubuze nkamubera papa we aho yamubuze kuko na papa we ntawe yarazi yaje kumenya papa we ageze mu gihe cya tronkom aje kumenya papa we wamuhuje nawe yamumenye igihe gitoya nyuma yo kumumenya habaho ko papa we yaje no kwita yitaba Imana rwa rukundo yari bubone ku mubyeyi we ntiyabakira umubonyeho biza kuba ibintu bigoranye ambwira kuntu mu butoya bwe mu myaka y'ubuhinja bwe yaje gufatwa na musaza wa mama we amutema mu mutwe ashaka kumwica ngo yavutse ku maraso atarayabo yarafite inkovu iva hano imbere ikagera inyuma mu bwonko iyo nkovu baje kumufasha yaje kugira abagira neza baramufasha bamuhuza na Farish abasha kwivuza iyo nkovu yaje kugenda ishira umusatsi waje kugenda ugaruka ariko ari umuntu hora yambaye ingofero ntawe uzi impamvu yabyo ari kugira ngo arinde ya nkovu kwigaragara icyo gihe yakubwiraga ayo mateka ko nabonye uri mu bantu bashara kugira kuba bagira emotion ntabwo arizerize nagize emotion ndetse na nyinshi ndanababara yewe nararize nawararira yewe ndanamuhoza ndamubwira ati hari impamvu ibenda bibayeho ariko nzagufasha kubera ibyishimo n'igisubizo cy'ibyo wabuze yego rero guhera 2016 tugeze muri 2021 imyaka 5 irashize ugeze he umwomora bya bikomere muri make navuga ngo aho ngeze dukomezanyije urugendo rw'urukundo kandi turafite icyizere cyo kurukomeza turanatekereza ko mu bihe bizaza Imana nibidishyigikiramo bikagenda neza turategura kuzabana mwafatiranyije se muri no minsi kwakira ubu ko ari abantu 20 gusa ntabwo twaprofita iyi minsi hano 20 kuko hari na benshi bari kuyiprofita ugasanga after igihe gitoya ngo byabaye ibindi ntabwo twebwe dushaka guprofita iki gihe n'ubundi gihe nikigera cyacu Imana izabyemerera bizaba kandi bigende neza uko tubyifuza twereka abantu ibirori kandi bishimishije yego Elize burya uri na romantique cyane ugira urukundo Imana iguha umugisha murakoze cyane namwe urukundo ndwifitemo kandi uwo ndufitiye n'uwo Imana yampaye kuko nanjye sinavuga ngo ninjye kuba narabonye umuntu umwe hari abanyeshuri benshi pe bamoraga imbere ye banambaye twenda vitaminiza mukonda out bakwatragita wenda kubagirira emotion ariko kubona umuntu rimwe atambutse mu maso yawe ukamukunda ariko hari ikintu namwe nsenga mu bihe byanjye byo gusenga namwe mvuga ngo Mana uzampe umukobwa
uzankunda nanjye nkamukunda. Icyo kintu cyo namwe ngisengera. Ubwo rero uwo nguwo buri gihe mparamubwira ngo uri gift yanjye Imana yarakumpaye. Nkaba muri no misi hariho umuco. Yego. Ntabwo ari ni umuco nakamenyero nagahara rusinze ko ndi bubyita ariko kuko ntabwo ari umuco kuko ntabwo uhuriho n'abantu bose. Abasore barimo bakunda abakobwa bafite ikofi, abakobwa nabo bagakunda abasore bafite ikofi. Yego. Ugize utya rero ugiye gukunda umukobwa wakunzwe n'abasore benshi icyo gihe waje kubakuramo urabyizeye neza? Ambwira abo bose anambwira ko ngiye kudepoza aho abandi badepoje byankuye umutima, ariko icyo nizera cyo ni njye nawe ntawe turi kompete rwose, yampaye umutima yose kandi nanjye namuhaye umutima wanjye wose. Nko ku basore bagira iyo mico n'icyo wababwira? Ikintu nababwira cya mbere, ubuzima burashakwa. Gukunda umuntu kuko umukurikiye amafaranga ajya ashira, ariko ikidashira ni urukundo, ni icyizere. Kuko iyo nza gukunda abakobwa bafite amafaranga ntabwo nari no kumukunda yewe. Umuntu utari ufite umubyeyi arebaho, nubajya mbwira ngo nta famiye mfite nakwereka ibyishimo byanjye, ariko inshuti nashatse hanze niyo famiye mfite. Niyo mpamvu rero abasore icyo nababwira cyo bajye babanza barebe, bavuge ngo umuntu tugiye gukundana ni umuntu ntazamara kubana nawe nkamuca inyuma, ni umuntu tuzabana dufitanye icyizere. Nawe mfite 5 ku mufuka akaba ari 5 yazi koko ko ari 5 mfite, cyangwa nzagira 200,000 mubwira ati ndafite amafaranga 10,000, kandi andi wenda hari igihe ari bumubwira ati hari mise y'akazi ngiyemo, agiye muri lodge afite uwo bari bagiye kuryoshya kurya ubuzima bindi. Ntabwo ari byiza kwikunda umuntu ugendeye ku butunzi. Kunda umuntu kuko wumva koko wamukunze kandi utazamubabaza, kuko kubabara pe mu buzima biragora cyane. Kandi nawe warababajwe uzi ukuntu umubabaro umera, barakwambuye aho hose wagiye ujya, watubwiye ko wambuwe n'abantu batatu. N'abantu batatu ntateze. Kubabarira muri njye nabahaye imbabazi, ariko sinzibagirwa ibyo bankoreye kuko nk'okazungu pe mana yanjye. Warababariye kandi ntuzibagirwa ibyo bagukoreye? Ntabwo nabyibagirwa, nk'okazungu yarambabaje, ariko ikintu namubwiye dutandukanye, namubwiye ngo sinicuza ko nagukoreye neza, nicujije ko nakugire neza, nkaba mbonye nta neza yiturwa indi neza, ariko Imana izampe kuyakira. Yaranabimpaye nk'amarumewe, noneho mana yanjye yangiriye nabi kuko nahageze afite umumanager umwiba cyane, ariko mu gihe twamaranye amezi 2 nageze mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 4 twe tumaze kugira irindi shami rya blancherie. Ninjye wari ushinzwe business yari nk'iyanjye, ninjye waranguraga nkatumiza imodoka y'amafarine ibiki, nkahemba abakozi muri blancherie, nkakurikirana stock, buri kintu cyose byari byanjye yarabinshyize mu biganza, aravuga ngo nguhaye ubutware, nguhaye ubushobozi, fasha rwose ngiye ntabyo nzi, cyane ko ntiyanizewe nta n'ibintu byinshi yarazi uretse wamugisha ari ifite yo kugira amafaranga. Njyewe umukorera imibare nk'umuntu wize ibintu bigenda neza, ndamufasha. We yarakwiye kuguhemba ngaho icyo gihe yaguhaye ngahe? Nk'amarume ntabwo namuciye amafaranga. Twaravuganye arambwira ati Hakizimana, ikintu nakubwira, mfite abana 2 urabibona, kuko abo bana 2 afite ntabwo babana na nyina, ahubwo yashatse undi mugore babana ubu ngubu aho ibyumba. Arambwira ati abana 2 ningenda ni wowe uzabasigarana, ndashaka dukorane tugira aho tuva nk'umuvandimwe wanjye, byibura nko mu mezi 5 ube waza nkagura 500,000 ugura amabati numve ko nawe wayabitse, nitumarana nk'amezi 3 yandi ugura ikibanza nawe ugishyira ahantu heza hazima umve ko wakibitse. Tugiye gufatanya mu buzima bwa kivandimwe, kuko n'imfibi niwo uzabisigarana, usigaranire n'abana. Ndavuga ati okay, nta kibazo, no umuvandimwe n'amaraso yanjye, reka dukorane. Turakorana, ariko afite icyavuyemo nakomeje kugenda mbona ko nta neza yiturwa indi. Ikintu cyambabaje, navuye aho ibyumba maze kumukorera byose, nza gukurikirana blancherie hano mu Gasyata, nayitangira kudemara blancherie yaragaze 600, bahita bahaza umushoramari ayigura miliyoni 2 zirenga. Wa mushoramari arankunda ati uyu muntu wawe nanjye ndamukunze reka mujyane, ariko bavugana ko nzajya mpembwa
na marume tugenda mu Bugesera tugezeyo twarakuranye na wa muntu noneho mu guhamagara marume mubwira ati se ku mwaka ushize nta kintu urampa ye nta n'ipantaro nigurira uzi ko nibabaje nigoye kugira ngo ubashe kugera uva naho ugera bimeze bite nkitangira kugira icyo musaba ni nawo munsi w'urwango watangiye atangira kumpamagara antuka cyane ngo ubundi ngo kora mwana ngo nzakubwira ngo ariko wintesha umutwe nakwicara nkubika umutwe mu maguru nkibuka akazungu ko yampimukiye twamaranye umwaka wose umbera impfabusa nibuka ko ari njye yakoraga amanywa nijoro business yari yarabaye nk'iyanjye nza kurangura amatiwusi nkataha saa 9 z'ijoro ndavuga ati namarume se nuko bigiye kugenda ndavuga ati Imana kuki ubyemera ko biba narasengaga ntabwo nigeze mbireka ku buryo nicaraga nkubika umutwe mu maguru amarira gatakara natekereza ababyeyi mu ntara nkavuga ati nakabaye ndyama basi nkaruhuka nakabaye mfasha ababyeyi imirimo basi simbabazwe gutya natekereza ko ibyumba hari n'igihe nigomaga nkarara ku cyokezo cy'amandazi nkurikirana abakozi cyangwa rimwe nanjye nkanotsa nkarara mpakiza stoke kugira ngo mu gitondo haboneke ibigenda ko ntaryama ntagira nte numvaga indakaraje natekereza amajoro kwa kazungu buryo ari nge muntu wagirirwaga icyizere muri business ye nkaza kurangura nkasiga mfunze boss nawe business yarayindekuriye pe abakozi tunabanye neza cyane bati Imana kuki bemera ko biba nkahora mu buzima bwo kwigunga after yaho ngaho mu Bugesera ntatinze cyane ikintu cyaje kuba nuko byaje kugeraho aho kugira ngo amembe akuraho telefone ayikuraho burundu sinongera kumona ku murongo ku buryo navuye mu Bugesera Nyamata nza hano Kicukiro n'amaguru tike yo gutana yoherejwe n'ababyeyi mu rugo kandi maze umwaka nkorana na marume none se aho wakoraga yubasaba tike aho wacuruza muri brand nabatse tike arambwira ngo nyakorume twasezeranye ko ari uzajya guhemba mageze Kicukiro nza gusubirayo ndavatire kansubire mu kazi mbe nkora after nza kuvugana na musaza na murumuna mama aza kubwira umugabo we banshakira akazi baza kumamagaye ku mugore ati ngwino ukorane n'uwitwa Haji tino umupapa mwiza uteye neza mugiye kubana ntarajya bura kugwemba nk'ibihumbi 30 cyangwa 50 mbona ari kumwe nta kazi uzagikora iwe aho hano naho harambabaje cyane naraje nza Nyabugogo fata moto nafite amafaranga atari 2,000 ngeze Nyabugogo fata motari angeza kwa Haji mbona n'umukire aba mu Gasyata bakingura urupangu mpageze ati ikintu kikuzanye rero ugiye gukora akazi ka hano mu rugo nese numva umutima ubaye nk'ucitse ndavuga ati mu rugo kwa mama na data dukoresha umukozi wacu bakamuhemba ukwezi gushize abakozi bo mu murima barahembwa none nje gukora akazi bitakaryase byarangoye nageze saa 4 bampaye ibyo guteka saa 6 zigeze bose bajya kuryama ngo ibi byo kurya ubyirire kandi tuzabigukata ntituranavugana umushahara ndabati Imana kubera iki nkomeje kubabazwa n'ubu buzima n'iyi mibereho nagize ngo ngiye kuryama bigeze saa 8 arabyuka ngo none se harana mu Basilamu ngo niba ngo utabyuka ngo woze toilette ngo woze n'imodoka ngo urabona ngo uri igicyumazi iki hano wowe ngo rano ngo tuzakorana ngo byuka ngo ushake kuno shyushya amazi y'abana woze na toilette ushake no kuno woze imodoka timukangiye ku kazi ntekereza ko mu rugo bahemba umukozi bagira nabo bakoresha ku mande nanzi cyakoza kubibwira ababyeyi ko ari ubwo buzima ndimo mpangana nabwo nahaje ariko wa 3 bijya ku wa 4 yewe bimwe bitangira no kuncanga kujya koza toilette koza imodoka no kuhagira abana gufura ninge ntasanze stock y'imyenda ati noneho karabaye nta wakumva kuntu watinye iyo mirimo agahita avuga ko n'ubundi busanzwe uri umunebwe kujya ntabwo ari uko ubusanzwe ndi umunebwe ahubwo bite na situation nabanje gucamo yabampemukiye noneho nakazi nje kubamo nje gukora kandi no mu rugo hari abagakora bagahemberwa
nicyo kintu cyanciye intege cyane ndavuga ati ahubwo kubera iki Imana yemera ko ubuzima bwose bubi ndi kugenda mbugeramo kandi ndi gutakaza igihe ntari kugira icyo nkuramo. Nageze kuwa gatatu nkomeza kubwira uwanzanye ati ntabwo ibintu byavamo. Ku cyumweru mu gitondo nabwiye ati ndasezeye. Oya sinagiye Cyangugu. Ahubwo nahisemo amagara undi wanzanye umugabo muri umuna mama aba hariya ku Kinamba arambwira ati none manuka Nyabugogo uze ubugiye mu rugo nta kibazo. Ngeze Nyabugogo yakuyeho telefone. Akuyeho telefone ikintu cyambayeho niki naraye Nyabugogo muri gare cungana na bag yanjye ko Marine zitamemukira. Noneho haza umuntu nabona ngezeho ambwiye ati se imodoka zijyanze ziragenda ryari kugira ngo ngaragaze ko neze kandi se ndateza n'amafaranga yatike ntayo mfite nta nayo nabona njijisha kugira ngo basi ntagaragara nk'umuntu abaye munyabibazo ku nzira. Kigali nawe urumva ko yari maze kukwinjiramo. Okay yari maze gutangira kunyakira tu. Ndaraho ngaho buracya mu gitondo mpamagara abasore twabanaga aho mu Gasyata ndababwira ati mwana narinje kubasura. Nabwiye ko nje kubasura se nababwiye ibyambayeho. Nabwiye ati nangeze Nyabugogo muracya bahanda ati ngwino dusore nta kibazo no kugira ngo mboneho ndibuze kurara nkaramuka mpamagare mu rugo bampagatiki. Basurana imyenda yo kubasurana ibyo kurya. Mbo narahagiye ndahirirwa nta n'amafaranga n'atanu nari mfite. Namaze iminsi 3 kuri abo basore ku munsi wa gatatu nibwo tike bayinyereje mu rugo ndataha ngera mu rugo noneho mpageze nta kintu cyambabazaga. Abantu bose baravugaga ati wamukiravuye i Kigali ati mwana watuguriye akantu ati boss waraje ati watuguriye akantu nkabwira ati okay nta kibazo nzabagurira ubutaha tu ati unarindi kwitara umuntu ngiye kureba wayese ngiye kureba ko ubwo ari kugira ngo nduhure ubwonko nkoreka muvoma ndeye ko nduka kwitekereza. Batangiye tuvuga ko uri umuramyi uri umuhanzi. Yego. Ufite indirimbo ebyiri wakoze muri studio hari imwe muri izo ngizo ugiye kuyikorera amashusho. Reka kugira ngo tutaza kwicisha abantu amatsiko badukurikiye tuguhereze umwanya unaririmbeho bumve. Kuri izo ndirimbo imwe muri izo ndirimbo nta kibazo. Mereko nahereyeho njya muri studio mereko ya kabiri sinzi ririmbaho ku ya mbere uririmbeho kuko zose uraziririmba ariko ntuzirangize uririmbaho nyine abantu bumve wibande kuri message rimwe. Wibande kuri message. Okay murakoze cyane. Ikigeragezo ku mwana w'umuntu kiramuremerera kikamugora ariko iyo izeye Imana iramurwanirira ikamutabara. Ikigeragezo cy'ubukene kirahanda kikagora ikigeragezo cy'ubupfubyi kirahanda kikagora ikigeragezo cyo gupfusha kirahanda kikagora ikigeragezo cy'ubushomeri kirahanda kikagora ikigeragezo cyo kutabyara kirahanda kikagora ikigeragezo cy'amagambo kirahanda kikagora ikigeragezo cyo gupfusha kirahanda kikagora ariko iyo wizeye Imana irakurwanirira ikagutabara. Humura yewe mwene data ntugakangwe n'amagambo y'abantu nubwo bagutega iminsi ujye urushaho gusenga. Humura yewe mwene data ntugakangwe n'amagambo y'abantu nubwo bagutega iminsi ujye urushaho gusenga.
hari igihe ikigeragezo cyiza ukabura uwagutabara ukareba hirya no hino ukisanga uri wenyine ariko we gutebwa ubwoba nikigeragezo urimo Yobu yarageragejwe Imana iramutabara Hana yarageragejwe ariko Imana iramwiyereka nawe senga kandi wizeye Imana izagutabara Shuti yanjye mwene data komera kucyo yakubwiye uyizere uyihanga amaso niko zisonu wayiringiye aho imbaraga zawe zishirira niho igiye gutangirira aho ubona bikomereye niho igiye kwiyubaye humura shuti humura yewe mwene data ntugakangwe n'amagambo y'abantu nubwo bagutega iminsi ujye urushaho gusenga iyo niyo ndirimbo nahereyeho yitwa humura yewe mwene data na niyo ugiye kuzakorera video oya indirimbo ngiye kuzakorera video yitwa ineza yawe indirimbo ya kabiri ushobora kuririmbaho refre yonyine refre n'agatero ka mbere ndagushima Yesu nguhimbaza ngutambira wagize neza ku musaraba bakubamba yari kubwange wagize neza jakamba wambitswe mwami Yesu yari kubwange wagize neza yamibabaro wihanganiye yari kubwange wagize neza ineza yawe irahebuje uri shuti nziza mukunzi wanjye ibihe byose mwami Yesu nukoze isoni abakwizeye ejo ni heza ku bwoko bwawe yego Elize washaka kugutera inkunga kugira ngo ibihangano byawe bikomeze bijye mbere yayinyuza he ubashaka kuntera inkunga navuga ngo ubu ngubu imbuga mbarizwaho ni kuri YouTube mfite YouTube channel yanjye iriho izi ndirimbo zombi ndafite na nimero za telefone yego nimero za telefone nimero ya WhatsApp ni 078 477 nimero yindi ya MTN ni 078 874 haba nkoresha na Tigo ni 072 874 reka nsabe abakunzi ba Vision TV badukurikiye bumvishe ubuhamya bwawe mu by'ukuri wagiye uhura n'intambara zikomeye cyane ariko ukanasenga twumvishe no kuntu uri umuhanzi kandi mu by'ukuri ufite impano nziza nge waririmbye numva biri kugenda binkora ahantu ira ndirimbo ya mbere yo rwose uririmba nk'umuhanzi nzi witwa Gerardina Muhindo ndakeka ariko yitwa muririmba kimwe cyane mu by'ukuri muri buno buryo bw'imihangire yawe mu magambo makeya ni bande wagiye ubona nk'ibyitegererezo mu buryo bwo gushyigikira kuko twumvisha uruhande rw'uko wagiye ucika intege nta washidikanya ko byanagize n'ingaruka ku mpano yawe yo kuririmba no guhanga ariko reka twumve noneho niba hari n'uruhande rw'abantu bagushyigikiye ariko mu magambo make uvuga ati hari abantu ntakibagirwa bambaye bugufi batuma byibura nongera kugarura icyizere cy'ubuzima kandi n'uyu munsi ndakomeje yego abantu mbere na mbere ni
Kabaganza, Liliane Kabaganza. Impamvu mvuga ngo mbere na mbere nuko duhurira mu gitaramo twari turimo hariya Kimironko, namubwiye buryo ki nanditse maze kwandika indirimbo zirenga 50, ariko nkaba naracitse intege kubera ko mbona nta bushobozi nzigera ngira, nta n'umuntu nerefera aho uzagira icyo amfasha, nkaba numva mbivamo kandi ariko umutima wanjye inspire yo kuririmba igakomeza kuza. Ijambo yambwiye rikomeye nuko yambwiye ngo komera, humura, nta mwana uvuka ngo abure ingobyi. Akimbwira iryo jambo narigendeyeho, nimero yiwe ndayitahana. Mbere na mbere navuga ngo Kabaganza mbere umuntu ukomeye cyane, bikomeye. Undi muntu navuga ni producer dufatikanya, Hall Kamarade ajya ngira inama, Kamarade ajya mba hafi, Kamarade ajya mfasha cyane, haba no mu buryo bw'imisengere, haba mu buryo bw'imiganire mu ijambo ry'Imana, ajya nkomeza cyane. Kandi ikindi n'umukunzi wanjye sinamwibagirwa kuko nawe ajya anera courage cyane. Vision TV ndayikunda, ibiganiro byayo ndabikurikira cyane, message mutanga n'ukuri pe itibagirwa imirimo yabera, igikomeza ibagure kandi igikomeza kuba umugisha cyane, kandi tuzajya natwe turusha kubasengera tubasubira n'umugisha ku Mana. Elize, reka tugushimire, ariko ukimara kumenya ko tuzagirana ibiganiro, bishoboka ari ukuntu watekereje message wageza ku bantu, hari ikindi kintu waba utavuze muri wowe gishobora gufasha societe tuguha umwanya ukivuge nk'inama cyangwa igitekerezo? Ikindi kintu navuga, mbere na mbere nkimara kumenya ko tuzakorana ibiganiro, shimira namwe mwebwe turi kumwe, n'ukuri pe mwanyakire neza, nabahamage mutananze mutazi no muri kuvugana uwo ari we, ariko uburyo mwakiramo ababagana pe n'ubu muntu bwihariye, urukundo rwanyu Imana ikomeze ijye ibahera umugisha, mwanyakire neza cyane. Yego. Ikindi navuga kuri societe nyarwanda, navuga ngo urukundo ni rugwire, twe kugira ibindi turebaho, nukunda umuntu wimukundira inyungu ushaka kumubonamo, ahubwo mukundire ko ari umuntu nawe ukaba umuntu. Ikindi navuga kiri nka message nasiga, nuko navuga ngo umuntu wese, haba n'ibibe turimo bya covid tutigeze duteganya, tutatekerezaga ko bizabaho, navuga ngo abantu bose nibahanga amaso kuwiteka, byose biracyashoboka, byose ku Mana birashoboka, ntijya yibagirwa imirimo yabera, na nyuma ya zero bajya bavuga ngo irakora. Yego. Hari abantu bagukurikiye b'inshuti zawe, hari abagiye kuba inshuti zawe muri kino kiganiro bagiye gukurikira, hari abasanzwe bari inshuti zawe, abantu bagutera inkunga umunsi ku munsi, nabifuza kugusagutera inkunga, byo wababwira iki? Nababwira ngo mbere ya byose mbaye mbashimiye uzabasha kugira kumva message yewe ndetse akanasiga akoze subscribe kuri channel, nabwo nubundi bufasha ye, navuga ngo azabakoze. Uzagira umutima wo kugira icyo yamfasha, nabwo azabakoze. Nuwagira undi mutima mukumpa ibitekerezo, mukumpa inama, mu bundi buryo bwose bushoboka, ndahari. Elize, turagushimiye, Imana iguhereza umugisha kandi ikomeze kukwagura. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye ko iki kiganiro tugiranye, yewe yaba n'ibindi tuzagirana hanyuma y'ibi, navuga ngo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uri umunyamasengesho? Ndi umunyamasengesho, ndanabikunda cyane. Ujya usengera abantu? Ayiwe cyane, iyo nsenga hari ibintu ntajya ndeka gusengera, nzirikana mbere yo kwizirikana, mbanza kuzirikana abana b'imfubyi, nzirikana abakene, nzirikana abapfakare ndetse n'abapfakazi, nkazirikana abantu baba bari mu nkambi hirya no hino, nkavuga ati Imana nabo barebeho, cyane cyane abo bantu nibo nkunda kurebaho ndetse n'abarwayi. Reka tuguhe umwanya rero usengera abantu. Yego, murakoze cyane. Data twese uri mu ijuru ryera, turagushimye cyane ko hari byinshi waturinzemo byayigaga umubiri ndetse n'ubugingo. Turagushimye ko wabanye natwe mu bihe byari bikomeye, mu bihe bitari byoroshye, warigaragaje kandi warahabaye. Nukuri waritamuruye igitondo nk'iki, tuvuze ishimwe ryawe.
Uwiteka Imana nyiringabo, ndagushimye cyane, umutima wanjye wuzuye indirimbo z'amashimwe, umutima wanjye wuzuye umunezero, kandi shimira kubw'aba bene data dukoranye ikiganiro, nukuri ukomeze kubagura kandi ukomeze kubaha umugisha. Igitondo nk'iki ndagushimye nyiringabo, igitondo nk'iki nibutse imirimo y'intoki zawe, igitondo nk'iki Imana nibutse ibyo wankoreye, igitondo nk'iki nibutse Imana aho wankuye, igitondo nk'iki Imana nibutse ibyari imitego yari buhitana ubuzima bwanjye, wagiye Imana untarutse. Igitondo nk'iki Mwami ndagushimye ku byo wanambukije, ku byatumye amaso yanjye atabona Uwiteka, kuko byari kumpamura cyangwa bikankura umutima, ku byo watumye Imana bitangeraho byose nguhaye icyubahiro. Uwiteka Imana data, ndagusabye kugira ngo ubanze kunyeza gukiranirwa kose kwangaragaraho. Amaso yacu arareba Imana tugacumura, mu mitekerereze turacumura Imana, iyo tugenda hari igihe ducumura, ibiganza byacu hari igihe bikora kubizira. Ni ukuri Imana ndagusabye kugira ngo ubanze unyeze untunganye. Uwiteka nkweretse imfubyi Imana kugira ngo uzibere umubyeyi. Uwiteka uziremere ubuzima bwo kubaho, uziremere ubuzima bwaho gukura ibyo kurya. Nkweretse abapfakazi ndetse n'abapfakare kugira ngo bo ngabo Imana basubizwemo ibyiringiro nawe, kugira ngo bo ngabo Imana be kunanizwa Imana n'ubuzima barimo, ahubwo Uwiteka wabera inkomezi. Nkweretse Imana bari mu buhungiro hirya no hino, Uwiteka arababuza amahoro, ariko ndagusabye kugira ngo uyatange. Nkweretse Uwiteka Imana bari mu nzu z'imbohe, kugira ngo abo ngabo Imana bemezwe nawe Imana bahabwe imbabazi nawe. Nkweretse Imana nyiringabo abarwayi bari kwa muganga, nkweretse ababyeyi batwite, nkweretse buri wese Imana uburyo kwifuzamo kugira ngo akubone. Nkweretse Uwiteka Imana igihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo utange amahoro muri cyo, kugira ngo utange umutekano muri cyo, kugira ngo Uwiteka nyiringabo utange umutekano uhagije mu mbibi zacyo. Abayobozi bacyo mbasabiye umugisha, abayobozi bacyo ndabashinganishije, abayobozi bacyo Uwiteka Imana ndagusabye kugira ngo babeho mu buntu bwawe, babeho mu bushake bwawe. Afurika yose ndayikweretse, nkweretse Amerika, nkweretse Ubaye, nkweretse Oseya, nkweretse Oseaniya, nkweretse itorero ryawe hano ku isi, kandi nkweretse Imana umugeni wawe. Umugeni wawe mu minsi nk'iyi hari byinshi bishobora kumwanduza, umugeni wawe mu minsi nk'iyi hari byinshi bishobora kumuca intege mu rugendo. Hari benshi Satani yifuza guhitana mu rugendo, hari benshi Satani yifuza Imana kugusha mu rugendo, ariko ndagusabye kugira ngo Imana ude gutwarana gitware kugeza ubwo tuzagera iwawe. Imana uturinde kugusari tutarasoza urugendo, kuko tuzi neza ko ku iherezo ry'uru rugendo tuzabasha Imana kuba mu bihe by'umunezero, tuzabasha kuba mu bihe byo kukuramya, tuzabasha kuba Imana mu bihe byo gushima. Turasabye kugira ngo uzaduherezo ryiza, kandi Imana icano Uwiteka ndagusabye kugira ngo benshi bagiriraho umugisha, ndetse n'abagize iki gitekerezo baho umugisha, ubagure babashe kugera kure, ubagure Imana kurenzaho Imana bo batekereza. Navuga byinshi, nasaba byinshi, ariko noze iby'ingenzi byatugirira umumaro kurusha ibyo twifuza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu wambwira imwe gusa, amen.